nagira ngo iyi nkuru rero ibe ari inkuru itangira umwaka ku ruhande rw'umukada isoza umwaka urayizi twasoreje kuri The Ben. Ndagira ngo nze kubabwira radio ya Samu Karenzi yitwa ngo iki, duhera aho ngaho mite nkurikiza itariki ntahinduka radio ya Samu Karenzi igomba gutangiriraho. Mbanze ninjire kuri mucuti wawe witwa Kenzimani nkubwire ngo Bianca Baby amaze gusinyira amasezerano y'amezi 6 kuri radio ya Samu Karenzi. Duhera aho ngaho noneho baburetse wincamo. Ndagira ngo twinjire ku rwango, ku ntandaro y'ijisho ribi, ku ishyari ryagaragaye hagati ya Samu Karenzi na Muramira Regis bwa mbere mu mateka mbomore. Samu Karenzi inkuru iteye ubwoba. Navuze ibintu byinshi kuri Muramira nta jisho ryiza ndeba, ariko igihe mbonye Samu Karenzi nawe hari amakosa afite sinyavuga. Ngiye namenya abantu bita ba Saidi, namenya bitwa ba Brigitte bari mu Bubirigi, namenya bitwa ba Eto, yaba umubano yaba support yaba iki. Aba bakanyabugabo yateje Regis n'abantu ba Karenzi, n'abantu bavuga ngo twanakanda ariko tukagushyigikira. Tuzi kuri umureyo wacu kagenda ukitereka. Navuguruje ibintu byazanagamo Muvunyi na Batadeo nabande na ba Prosper n'abagacinya, ndabivuguruza kuri radio ya Samu Karenzi. Umva inkuru ibabaje rero yanzanye uyu munsi. Alright, Jalas Official TV nanone kandi turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose nk'ibisanzwe nicyo tubifuriza. Twebwe mwumva kuri mikoro mutabona ku mashusho, nitwa Jalas nk'ibisanzwe, nkaba ndi kumwe n'umukada w'abanyarwanda, mukada wanjye. Twicaye muri Urban by City Blue, niho tugiye kuba tuganirira. Uyu munsi ndabona yaje muri kaki chocolat. Bana ndi kubona rwose danaze kuza kugerageza afate guhera hasi n'iryo sogisi rya banda naribereke azamura itisinire Agakare katandagara ariko ntuze kunyandagaza cyane muri ka. Ni neza kera ngo izi nkweto DH zitarambarwa n'abantu nk'umukada n'abandi n'ibindi byamamare nkawe, abantu ngo bajyaga bagira ngo nizikaze ziza gukara. Ubundi DH ngo bajyaga bavuga ngo ni droit de l'homme. Aho Chris Brown aziheshereje agaciro. Narabikubwiye no kusha no kunserereza yempera hasi nambara n'igihe bigera hagati bikamfubana nyine nkahita ngendera aho bigeze. Ariko bro kabisa unapendeza, unavara vizuri bien habillé. Eka mbivuge mu kizairwa ejo bundi hari story nakubwiye mu mayeri. Hari abantu bacu badukunda bumva n'ibintu ngo tuvuga mu mayeri ngo barabimenye. Noneho hari agastory nakubwiye ka Jonise wo kukirwa n'imikindi kukubwira ukuntu tware tudondosha n'ibiki hakazamo bikagenda neza. Uzi ko bwakeye nyine nizikavugana na maja wayo kavuga ati dukeneye umukada. Ubu nambaye gutya kakingiye kubitaba. Ubu mukanya turasoza mitajya kubareba. Igira adresse yayo burya ni nyine kubera baracurunga. Ariko nyine hari mabuja mukuru kumva ngo bande bajisho ryiza. Akanu ukoze ushize mu kiganiro arakantu bakasaba barakanyereza. Narakonjije wari umaze kuvuga ko ngo Min Pamela agomba kujya kubyarira muri Amerika. Umbwira ngo izina ry'ibitaro ngo warimenye. Ngo izina ry'ibitaro itubwira gutyo wari uvuze. Nzagaruka mvuga iki. Erega nicyo kintu cyiza bana ariko yumvira n'ukuri. Trump yabyitambitsemo. Araza kubyena hoze mbona abavandimwe. Oya ndatuma na politiki.
udatuma we baba we ni byinshi nakavuze nahoze nkurikirana ba Papa Legend n'aba Irunga bari kuvuga none ari ukuntu bakoresheje content bahetse ibikapu watarampasuje banahetse ayo ni script ya cinema nyine yango ahisa babwira uvuze ku bikapu mpita nibuka ba bantu bagusebeje ko nabo bashobora kugwa muri iyo riske tukabona bahindukira bazansanga Nyarugenge nanjye ndigikada uko bazabigenza kose rega bankunde ndi umukada w'abanyarwanda no kuri kose hari umuvandimwe ejo twasohokanye yaramaze kunyandikira nk'inshuro zirenga 8 ambwira ngo arashaka azambona nimba wenda ntari umuntu ati nzakubona no karategurwa hashize akanya barambwira ko se ni wo mukada ndavuga bana yanjye nkajya niparupa ngavuga ndacyahumeka uvuga ati ningi urabona nahindutse ese uratakaje umwimerere wari wambaye amatise mwahura bakabekisa nyakubona kunda bro ari abantu badukunda aba bantu bakanda ku nkuru zacu ntago ari bake kandi aba harimo abanyabwenge benshi at the same time n'abakozi b'Imana shano kuri ubimenye uhuye n'umuntu ukabona ibazemane ngiye maze nko kubibona nka gatatu kandi ibitsina byombi aba mama aba papa abakobwa abajama none hari nk'igihe bintera isoni nk'umuntu aza kanyora ndi nko mu muhanda w'umujama umukada none navuga itavuga ngo ni wake shamani hari abantu badukunda byanyabyo nyine iyo ubonye ingero nk'izo nibwo bisobanukirwa nibwo uba motive ukabyuka ugakora ukagira gute kuko ibyo nibyo badukundiye nanone ukunda byanyabyo barahari benshi kandi we appreciate them kuko ni ikintu kirenze byatari kubona abantu banyabo umuntu ukubwira akanagukebura sometimes akanakublessinga ntago rega buriya baba mu patro utakoza iki nkagikada nyamara ndajya mbenspira kudondobetse niwansekaga nawe kudondobetse gatoya turi muri ibyo ngibyo hari nk'umuvandimwe urabizi ahantu slenge cyangwa amazina baduhaye ya ju yaturutse aravuga ati umva umukada mubwire breaking 3 wakunze mu mwaka ushize byari bihereye kuri cya kiganiro nari ncika nkakubaza iya mbere umukada niwe wa breakinze bwa mbere ibyo mu rugo nimero ya mbere mu muziki birasobanutse niwe wa breakinze turu ya tabeni muri Canada ako ni kabiri niwe wa breakinze ibya Skomi baravuga ati RBA iyo yarakegeze ubwo twari turi muri za challenge za ndi kukubaza ese nize nkuru we wabonye nka chief editor zari heavy ubwo rero biba byakomeje ariko n'uburyo baba banatwereka ko badukunda ukabona message nk'iyi rasirikire muri group umva icyantangaje uzi ko hari abavandimwe nyine pare Canada bashinze groupe ngo y'umukada umve nyine urwego ibintu biba bigeraho bakabanza bakatwita izina kandi ryiza n'urukundo ni ikintu cyiza babirenzeho bashinze groupe aha umukada ndabona duhinduye ibirindiro reka tuza ahantu homeka neza ubashe kwikunkumura no warambwiye ngo ntago warambwiye ntugihirita gusigaye utontoma sigaye mbona byandika no kuri nino ngo umukada aratontomye hahirita imbaka intare ziratontoma n'ubuyobozi bukuru bwabidusabye mfura ntago twipanze kandi koko mu bintare kandi birakorerwa ntago ari ukubivuga mu magambo gusa jara ariko tunahinduye location ariko nari ndi kukubwira kuri bari abavandimwe iyo tuvuze ibintu nabo bagenda bakabicalenjinga abagenzi babo can you imagine nyine nk'iyo umuntu yakoze nka groupe kaba yayita umukada kanabihisha umukada akavuga ati nta mpamvu reka tubanze twubake katujye tucisha ibitekerezo bye cyangwa ibiganiro yakoze ni ikintu gikomeye tujye dushima abantu badukunda kandi ubimenya neza iyo uhuye n'uwo muntu ugukunda turashimira cyane abantu badukunda ariko tunenga cyane abantu baduhemukira bakatwicira amagahunda rwose bigaye aho baherereye ubwo mboneyeho rwose kunenga
umugabo witwa Olivier w'umubaji singucamo ndamunenze singucamo ni umuntu wadutengushye nge n'umukada boxing day igeze agomba kubamba za TV stand zo narasabura bivuze ahangaha tiriya televiziyo yawe ndayikere baransetse baze nukuri ngo hayi notice navuga ko ni nshaka ya Fabrizi havuga iyawe nuko yiba ari karahabutaka boxing day yose irangira twaramubuze iminsi mikuru irinjiramo umuntu aburirwa irengero none ubu yarabuze neza abantu muziranye na Olivier w'umubaji abantu baziranye na Olivier bamubwire ubutanze avuga nimero ye 82994 mbabarira umva nk'uwamakuru yarongoye ku myaka 20 ese niyo mpamvu ariko zo kumva tuzabyihanganira nawe reba hano nimukiye hanyerera ntacyo mfite manyerera nawe uratenguha kugatenguha n'umukada koko ibaze mani n'urwego yitwaza nkawe rero yitwaza CR oya tugomba kuzatugira igihe cyo kushima no kunenga mukada yego igihe cyo gushima no kunenga kizajya kiza ukwacyo reka twikomereze uyu munsi ndi kubona uburyo utsapyemo yego nkareba umujyo y'abanyeshuri oya ntago ari yakinyeshuri wabujaka kuva ko Chris Brown yagiye yambaye nk'umuntu muri primaire kuri stage tone wa mujyo wa Chris Brown wabibonye kuva hasi kuzamura ni CB kabisa hari akandi kajonisi mfite ka CB gaciye bugufi nge nkunda abantu bagira umwihariko mu myambarire buriya nicyo kintu Davis agira ukabona 90% ni ya sura agarda the same as me yeah okay aho ni sawa ubwo Dani nawe aragenda anyuzamo nyine yerekana uburyo amasogisi agenda avamo bandana niki akoze ko kugiye kunyandagaza ntunsebye ariko ni fresh ntago ari bibi tuba tugomba kuza dukeye twoze kugira ngo bigende neza duhesha agaciro iyi platform narabikubwiye ahubwo nzakubwira nani ndi kureba nyine ko yaniteretse ariko se koko uko tuntu nawe waragiganye usigaye nyigana ibintu byose ntabwo bicyahuranywe hari amahindura ya mukura hano muri showbiz ewana abantu bacu baranabimenye nsuze mama Esther kutoka America kwa Trump yego so umukada bari byinshi ariko uyu munsi unyemereye nkujyane muri siporo kubera ko urabona ari wo mujyo oya ni wo mujyo kandi urabizi iyo byagenze neza ikataronya oya nibijandika muri ibyo bintu by'ikataronya yago tugisantiago Barnabeu nababayingana bizi kataronya bifanira Real ntubizi uzababaza oya na Castara fana Real oya yifanira Arsenal erega ni muri wambujyo nakubwiye Arsenal ni ikipe ifite abanyamakuru benshi bayikunda hano mu Rwanda icyo kintu uracyemera nkuhereyeho we papa Kamba abasinahakara kamanuka umukada ba Jarike ba samukaye kwisimburizio ukazamuka ba Jado Castare Muramira Regis abantu nkabanga Boroben Boroben munywanyi wawe ari nyonyoza mukamwihakana yo gusi yakwinjije stade yakwihakanyisha waramucegesa hariga yakavuga ati itike ya papa Kamba wahawe mikoro nyibure koko shango yarigaye urumva nyende kurakantu kanagakurikira nkabasangaho kabagereyeho nkumva bakakiriye bamenye follow up ngo yaricirije aravuga ati karenge musemaje warayoni gute umuvandimwe agera kuri pitch akibu icyambabaje rero nuko nadondoshe canga wari na role model we mu bijyanye n'itangazamakuru nubwo mwafashe ibisata bitandukanye nicyo cyambabaje nubwo icyo gihe twanabivuze ukanga kubyemera ariko ntacyo ngiye biba bindebaho nge mba natohoje inkuru yanjye ntuzangarure mu bintu bya Barca nimba uzi ko nkunda Real nkunda Cristiano nkunda Arsenal katikati nkunda ikipe ibyibushye bingani dusira ukunda Thierry ari Titi de Londres chouchou de France anyuze
bamushyize ahantu atishimiye ariko Ziriga yari yarabuze yarayiyoye da ntiyari yarayibuze se tubasanga finali na ba Bereti urabyibuka kati deko ari kurekura amarokete mu kibuga Barisa ifite ba Ludovic Giuli duhesha ruje ye baba we ba Denilson Ronaldinho yogogaho biriya se Reymani wagiye kuyora amaguru ya Eto yabona muri Real sinabonye ari umwuka mwiza sinabonye president mwamwongeje kugera na 29 hari igikombe cyaducitse ejo arakora pe kira cyabacikiye mu Barabu nicyo bugiye kumuziza Mbappe niwe wabanje kunsetsa yikomanga avuga atanimari Lamine Yamal 17 hubu Rafinyasi hubu Rewando yigira atya ahita anyuranya baba Rewando we murabago badani orumo banyuranamo Pedri ntumwemera none icyambabaje nukuru narebye ku rutonde rwa harabafana baranyicara umufana Real wavuze ngo nubwo mwasereburaga ko mwagitwaye ngo murebe urutonde kibaza urutonde se champion irarangiye igikombe murakitujyanye dufite ngo bavini ngo bandi ngo jute ngo gihanyanza ni oya sinakandaga zisebanye akose ni yakadanse yarariho ya mbere Jude yarahimye andi bavuga ko ariyo image ya Zizungu iri kuzukamo hariya ese Valverde Nyamanzwa irekura amaguru nede hariya mu kibuga hagati kuki atari we mbonera ngiye hariya muri Real ubundi ngira ngo Valverde we yaje kuramplasa Toni Kroos na mbere yari ahari banamuhengeka ariko Valverde ari kwiha intebe ariko hari ukuntu umukinnyi aba ari umuhanga hari n'uwufana ngiye nko ku gihe cya Cristiano nakundaga Cristiano nkunda Ramos nkunda na Carvajal ariko Toni akaba ari umwami bizwi nyine hariya mu kibuga atari uko ba Modric arabaswa kuri ubu ngubu rero nkunda Aridagure Valverde bari hafi aho ariko Rodrigo mana yanjye Rodrigo uramuzi from Brazilia wafashe ni wonze muri Real muri Brazil yafashe nimero yande Ema dos Santos reka twijandike ariko nawe ntukankomeretsa umbazi bya Barisa kandi nanjye nshaka kuzagukomeretsa twatwaye igikombe cyacu cyitwa Zirige na champion muri kururirimba ewana nkahita nanjye nzu champion mwana yitwara ni siporo se tugiye kwijandika Supermas se muzishyura ngo murazishyura ariko ukeneye ako wemera ko Real nayo ikoresha amafaranga kurusha tara hari agastori nigeze kugutera mu bihe bishize Marika kiriya kitangazamakuru cyari kirimo kinabikora hari ukuntu ngo bazanye muri Marika barekirisa abanyamakuru none mbere ya match ya Real ngo bakazana ama emission yo kumenasa abarubitre bari busifurire Real ku buryo baza muri match bagize ubwoba bikanga babanje igo dore n'utundi dukosa berekanye twakoze mu zindi match ninde intimidation indirect ariko Real se birazwe ariko se nibitego arubitre akabisunikamo ntuzibashakishiriza igitego bikanga ariko hari ukuntu ngo iyo bahimba za penalite zidahari hari ukuntu ngo ikipe itandaraza kugira imyanya iboneke aho abantu bagenda baca Mbappe bane kandi amakipe y'i Madrid za Getafe na za nki zose ngo ziragira shamane ntukanse byose zose ngo zirabafungurira none ninzamba Filistre kananira uzajya wungukira Rafinya yakoze ubugoma agaraguza agati Rudiga amukoma hamugarura arongera amugarura habona kurekura kurutuwa yararize ariko gahunda ubundi match yandijije y'ibihe byose Barisitera Real 5 Messi amanuka yogoga ba Marcelo bose akarambika kazi yasaga koma mayi sha amosoze yarururutse pe nanjye nakibuka siyara sha no ukuri ko amane muziko mufanye vuba hari igihe homo areskariye nyine zimanuka zinjira mu rugo aye najyaga ntaha nyine urumva kera tukifita ayo mashagaga jyaga nta nkagera ku ma eskariye ubwo urumva ba Messi bagaraguje agati nyine ba Neymar ba Suarez wakwituraho bagahita bamuha penalty akwiroshyeho ewana nkatanagera ko ma eskariye mwumva marira mbuze mu mazo nakibuka ukuntu Pepe yahise aritura umuntu nkabona bamuhaye umutuku na penalty
nkavuga ati koko umutuku na penalty undi si yamureka akajyamo kimwe akagumamo ibyo bitekereza match yarangiye bitatu mwabitamiye baba we Messi amanitse jezi urabyibuka ayimanika y'icumi rwose sha amosoze yarongeye arazenga bukeye Imana iranshumbusha si yarasinze akantu yaroshyemo barayibambye bamutamika umuhondo agarutse abanyujijemo akantu arubitira bamujombye umutuku ati sha nta gushimwa kabiri yenda byacamo ese urabyibuka ibyo bihe ndabyibuka pe twibuka reka twijandike oya nawe wamukoze isoni rwose uriya nawe harya mu gihugu hari umuntu ufite Cristiano harya jari kamwitana hari undi muntu biriya nizanyundo ba buriya abayoboze nk'igitutsa mutuka Kinubi namba de nyundo ni namba 1 Kinubi ngo ariko kaba wadi class ngo na Kinubi kiyaza mbashinzwe gutera imisumari y'ibisenge by'inyarugenge yose se nishimye urabimenya none yo tugeze muri showbiz abanzi bawe bari batisha igitwenge barakuvumbuye sha ntabwo ari nge mburekinze ntunyange barakuvumbuye wajyumvorera koko hari nge nkwijambo ati igaragaza ati oya ntidukomeretse ariko mu mayeri ariko ugahita ucishamo ikintu giseka umuntu akumbura tobyura na siribanze neza urakubuye biriya nabyo muzabikizwe muzabibatizwe ajyaga basebya mu mwanya wawe mwakoranye kwizanga dore igihe bazazaga bakikoreraho byamfura nziza imbisi nayivuga oya ibyo bashinjwaga ni ukwikanira ijwi ry'umunywanyi wagiye akavuga bati ese ko mwikanira kandi umuntu yikana kandi umuntu muri sirenge naye mvuga ati ni njye uzizana rero ako karo ko kwikanira kari karateje impagarara batari ko se ko mwikanira ntabwo muba muzi ko ibice byose bikora iyo umuntu yikaniriye imyakura Melody niwe wahuranye sirenge z'ikinyarwanda nk'izo ukumirwa Mibambwe wa gatanu alubumu warayumvise abantu baragusetse ngo alubumu ya mbere ngiri ku rwego rwa Naija baransetse uri kunkumuraga batakureba bagahita bimajina ukuntu bari kukureba bakavuga se amatama ya papa kamari ikintu kiyarimo se cyatamitse oya ntacyo kuko bariya reka nsubize tanancamo bariya nabatazi imbuga nkoranyambaga zicuruza iki umuziki hari ibyiciro bibiri Melody yateguye hari icyiciro cy'ibyitwa audio imiziki ikinwa ntago ari yego ibyo bigendana n'ama boom play ama Spotify ama audio mark bikagendana n'ama radio station ariyo mpamvu yabanje hariya yagera icyiciro cy'amashusho bizagendana n'ama YouTube ama TV station ibintu nk'ibyo bigendere hamwe nyabo baba batabisobanukiwe nyine ariko tuba tugomba kubicamo tugatanga ubwo butumwa ariko Bruce Melody ari guca impaka nimba album ye iyoboye none ku rwego rwa East Africa nabonye ahantu henshi rwego rwa East ari number 1 ku mwanya wa gatatu na Naija zirimo yego urabizi ibyo ubwo nzajya mberereka ibyo uzinzandeka nawe byahuranye ntiharire ijambo ariko yakonfirimye by'umwihariko ari gucuruza cyane ariko nawe iyo utamuha inama ngo umubwire ngo Roza ikeneye video nimba iri gushaka gupeza Joboy ari audio wacyubaha inama faye video ntayihari uri siri ko ntayo yakoze oya yarayikoze ariko naye erega biriya bintu reka mbabwire abantu biyicira platform bagende bajye kuri Harmonize uburyo yashatse guhangana n'uwitwa Diamond yiha kugura ama views muri kuntu yiyiciye YouTube channel ye ariko wakica YouTube ibindi bikora neza nanone ntimuka yobwe ariko nabonye n'akantu ko kugura kari kugenda gacika sugucika mbazama inkuru ibaye showbiz hari igihe ugura bikaba ngombwa ko application gukumira ikakubwira tenafize navu buretse sheni humeke ukabura yucira nayumira ugahita uhamagara Job ati ibyo wansezeranyije umbwira ngo bazadupiningira tibari gupininga bikanga update ambako n'ubusetso udakomeretse uretse mukanya nugera ku bantu bawe urajya usha hejuru abantu
bahita bimagina bari kukureba bafata video zawe bamwita umukada siporo Yego. ndi kumva showbiz wayizanyemo akantu ko kunserereza. ikipe ya mbere ku isi ifite abakunzi benshi ni iyi Arsenal ikipe ya mbere yagize ni beaten run ndende ni iyi Arsenal nyamukandagira urambabaje mikino dukora parade se ninjye wari uhari ubwo ngubwo na parade oya nari indore basyoronge wabona ariho barizo nari ne 9 invisible ariko umenye ko nyamukandagira kandi umenye ko zose zigendana n'imirongo yego migari Barisa se nayigendana na Barisa igendana n'imirongo migari ya B igendana n'imirongo migari ya B&B sivyo na jara official se kare jyago no umureyo yari ijyajya hirita ngoya ngo nasusuruka ukibaza yigwa agacupa wakabuze bigenda biti isobanuka ari umureyo ura n'umuyovu umuyovu nyine nabaraki babura ahantu bahungira yagahita avuga ngo hari ikipe ya kera ariko kare ryasusurutswa n'abareyo cyane yenda Sadate najisho ryiza mureba waretse nkahuranya Sadate Melody ntiyambwiye ko umwana we yagiye kwiga ibyogajuru kwa Elon Musk ntabyo wumvise umwana wa Sadate ari kwiga ibintu bijyanye n'amaspace ibintu by'isanzure aryogoga Sadate azazana nimero ya mbere mu gihugu banayobore ngaho nguko twijandika umukada uyu munsi rero turi muri siporo ndagira ngo aburetse tukiraho ntanga ubutumwa Imana ishimwe ko icyashana ari kugira 2024 kigiye kuvaho Pamela kaje akerekeza hehe nzajya mbibibutsa buri munsi inkuru magazeho nanjye jye ubireka mbihindure jingo yanjye ntabwo uzanyohereza ahandi njye kubihavugira mva nkubwire gatoya mva nkubwire ni siporo ariko ibyo uvuze ari byo muri showbiz ariko wibuke ko zimwe muri gahunda za Trump nicyo kirimo waratangiye muzana ibintu byo kuvuga ngo The Ben baramuturumbuye ndabyihanganira mugerekaho kasuku ntabwira ati bwamenya amakuru numvise yahuranya tukana arahuranya azabona bizagenda bita disi ubwo ne editorial line ye buri muntu wese agira fan base ye ariko man ni ukuri n'ibya Trump bizagenda neza kandi iyi brand erega mbabajwe erega ikibabaje buriya si na Trump ikibabaje nyine ni ba munywanya wanjye bamuyoboke none se bazamanaginga namara kugenda si wakurikiye se sinzi ko wakurikiye ase ntaguzi za executive orders yasinye ntiyashyizemo akantu se kavuga ati abantu muza kubyarira aha mugahita mukata mugahita musubirayo ngo murashaka birthright citizenship mukati ariko man uyu munsi ariko Trump nawe uko avuga siko akora da twizere Imana ese support bise Badira mamushima n'abamedi baramuferesise n'abade benerega nta jisho ribi icyo ntaramenya ni version ya Karombo niyo ntarasobanukiye abona meni bari bwahuraye ngayo nguko twakicani karagwe nibo twihanganishije bansebya nawe ukantunga mikoro ukabirepeta ati mutubabarire ugasaba imbabazi uziko namennye aho jara kurya bavuga mutubabarire nanjye imbabazi tubabarire ko nyine yenda gusaba imbabazi biragora ngo kubwira umuntu ngo ndagukunda ngo bigora nko kuvuga ati mbabarira none ngo akaza kasa mutwe ko kuvuga ngo mfasha byo mwukuba wenda kugushiramo ewana nokore nawe hariya ntago byagenze reka tubiveho ibyo ngibyo gusa twibutsa abantu bo ntibazabure mu gitaramo cy'ishyaka ry'intore kuwa gatandatu ibyo byo ni ingenzi banyarukireyo hariya rwose ka Kigali gitaramo haryo cyitwa ngo iki numvise gifite izina ry'ikinyarwanda ni izina ry'ikinyarwanda birazwi kandi rwose bari kugendana n'umuco gakondo basabye harya ni indirira rugamba n'ubundi urumva intore so tusobanuriye se ko n'ubundi ari nk'abasirikare ziba ziri ku rugamba uburyo babyina harimo tekinike za gisirikare uburyo bivuga harimo tekinike za gisirikare uburyo barwanirana ishyaka
ubushize naracitswe mvuga uburyo Nicky Dimpoz yigeze kubyina umwitero uragwa urabyibuka uragwa ariko nta kantu kaba kamwisobye ariko bahita bakavaringana bafite ukuntu gahunda zabo zose ubona ko nabo bimana u Rwanda kwimana u Rwanda twakijanditse se twijandike twande twagura igihugu twagura umuco ikibazo numvise haraho melody ririmba ngo nunyanga nzajya kwanda ni ibintu byo kugrindinga byahuranyije na Deben ariko yahuranyije bivuze rwose na Deben muri imwe ya Kivumbi nawe yarahuranye nani numvise avuga gastik oya ibyo bintu umenye ko mikoro ibe iri open tumenye ibyo dupromote twivugire sport yego okay uyu munsi rero uyu munsi turi muri sport mukada muri sport ntago twaherukaga kandi uziko nzakira akadomo se wamba barenga kubwira ingingo z'ingenzi ngiye kumena let's go umwanya n'uwawe urakoze cyane nagira ngo iyi nkuru rero ibe ari inkuru itangira umwaka ku ruhande rw'umukada isoza umwaka urayizi twasoreje kuri The Ben yuherukamo ndagira ngo nze kubabwira radio ya Samu Karenzi yitwa ngo iki duhera aho ngaho mite nkurikiza itariki ntahinduka radio ya Samu Karenzi igomba gutangiriraho mbanze ninjire kuri mucuti wawe witwa Kenzimani nkubwire ngo Bianca Baby amaze gusinyira amasezerano y'amezi 6 kuri radio ya Samu Karenzi duhera aho ngaho noneho baburetse wincamo ndagira ngo twinjire ku rwango ku ntandaro y'ijisho ribi kwishyari ryagaragaye hagati ya Samu Karenzi na Muramirare Jisi bwa mbere mu mateka mbomore Samu Karenzi inkuru iteye ubwoba navuze ibintu byinshi kuri Muramira nta jisho ryiza ndeba ariko igihe mbonye Samu Karenzi nawe hari amakosa afite sinyavuge none papa Kamba waretse nkinjira no mu bakinnyi bagiye kuza ko Fazare yarangiye bagiye kuza muri Rayon na APR erega mu Rwanda dufite amakipe abiri manini andagakurikira nabonye se ngabo avuga ko ngo yigamba se ngo batagura ngo ikibiribiri none se ngabo erega ngabo hari ukuna agenda protectinga iki kigakorera ariko ngiye ngomba kuza nkamena ama breaking none se ubushize sinavuze Fahad Bayo ugomba guturuka muri Republika ya Czech ariko asanzwe yicara uwitwa Robertinho yamaze kuba proposer Raymond ugomba guturuka Zanzibar ugomba kupropozwa gasimbura Muhire Kevige yaba agiye mu Barabu iyi nkuru narayivuza aha ngaha Kevese arateganya kujya mu Barabu reka mbanze nkubwire ibya Petit Messi rero uyagiye guturuka muri Koto Sport Dogaru muri Cameroon nawe agomba kuza mu Rwanda muri Rayon Sport Murera Aperiyo ni rucabana abagande yaramanuye Aperiyo n'ibindi ariko hari umwuka mubi haba nijya na Crema ugomba gusoka bamaze guha bidi ya miliyoni 100 Aperi kavuga ati ibi nibishoboka ni gute umukiriya wa miliyoni 3,500 ku kwezi atwarwa kuri miliyoni 100 ntago bibaho baramuhakanira mpite ninjira mu bakinnyi noneho bamaze guhagarikwa na Aperi bakomeye barimo Dauda kugira ngo uze gusobanukirwa nushaka umbaze n'abakinnyi 6 bari muri kampani ya Antabiganiro ntangire nkubwira abantu agiye kuzana mu Rwanda barimo Petit Messi Asane uzaturuka muri Cameroon tubyinjiremo akantu tubyinjiremo ndumva ari ibintu bikomeye cyane iyi nkuru ndagira ngo sport bongere bansobanukirwe jara merezi ijambo mere ku muntu bita Rikari nyuma yuko njanga nkavuga makuru ya kampani ye nibihuha nibinyoma nanga ibinyoma nimuzayobye public y'abakunzi banje ndi hano nk'umukada namenye boss we shebuja we bamwite Mire yibere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika none uwe Mire agiye gutitiza nyuma yuko Samu Karenzi nyuma yuko Regis bafite ama business bamamazaga kuri Fine FM yararebye aravuga ngo nanjye ko nyeneye umuntu naremera ariko n'uburyo bwa publicité bukoroha nta wundi ni Rikari wasigajwe inyuma nanjye muremere ibi nabyiyandikisheho muhereza umushahara w'ibihumbi 500 ubundi kampani iyo modoka itunda amabuye ubundi ubwubatsi butera imbere Emile namumenye Rikari arangira ate
ko namenye shebuja we arangira atese ni bibi se tubiveho mba ngira ngo atayobya nimutangira gupanga ibintu byo kubeshya we abanyarwanda yayobeje se rika ujye mutekera gusa abantu birirwaga bamwamamaza ni nayo mpamvu rega namenye kope Rikari ni umuntu wanjye sinabivuga kiri kuri Fine FM ariko kubera yahavuye ejo bundi Regis aranamuhamagara tugati we narakubonye bikimvira impamvu mbivuze nuko bagira ngo banaramure amafaranga yo kwamamaza kavuga ati nibiza ari ibyanjye baranca amafaranga ariko nibiza ari ibya Rikari biroroha biragenda nge mugenera umushahara nk'abandi bose Rikari nawe muri wa mujyo wo kuvuga ati mujye munyitirira ibintu byose nyine abaranzitse ariko si bibi Emile buriya hari igihe natwe rizatugeraho ukabona abakire ba nyabo bakavuga ati mwigaragaze ubu rero yari inshuro ya Rikari ariko mba ngira umwereke ko nabimenye iyo siyo nkuru twijandika akantu ku kandi warutangiriye ku kintu gikomeye cy'amahari yagaragaye hagati ya Sam Karenzi ndetse na Murabi witonze ngiye kumena kuko Fabrizio ndamukunda ese wampaye ijambo mbere yo kwintroduce akwereka ndagira ngo mbanze mbabwire ibya Sam Karenzi n'uburyo ngiye ubwanjye narabibabwiye inkuru narayikoza aha hari amakontra ngenda mbona Sam Karenzi ari kumwe n'abakire ariko abangombwa ubungubu ngiye kubamena kubera iki kubera ko ari kurekrita umuyisi n'umugenzi ariho hantu navugaga ngo nabonye proposal contract ya Lorenzo uzi ibintu byabaye kuri Lorenzo rero ari mu mwaka wa 3 uheze w'amashuri cyangwa w'akazi ewana nukuvuga ngo agomba kuranya ibiganiro byararimbanyije na Dive wayo baravuga ngo Lorenzo uri multi talented nubwo hari abandi baba bari for umukino runaka ariko wobona ko ahantu hose ugenda ufataho baricara baratekereza nari naramenye inkuru y'uburyo RBA igiye kuvugurura hakaza abantu banyabo mu bisata bya nyabyo urogeza rugangura hituyobora weho kwizigira wamamaza neza amakampani biba bikenewe niho hava amafaranga bagahita babimuha rero ibyo ngibyo twagiye tubicamo mbi basobanurira Lorenzo we yamaze gusezeranwa ikintu gikomeye kuri RBA ku buryo we amaze gukancelinga contract diruye kwa Karenzi noneho ubwo nagira nototere kwa Karenzi ubushize namenye umuntu bita MC Nario avuga ko utubwira ko Karenzi yarangije diru iyi nkuru sinzanayigarukamo ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri Sam Karenzi arahita atangira kumugaragara aragenda kwishusha afata Traore ngo ni ushinzwe imbuga nkoranyambaga kandi nta hantu yarahuriye na Magnifique yari ki hariya kuri Fine FM Regis yamwirukana ari kuba yimennye indra uri kumva ariwo namenyeraga amakuru ateye ubwoba ya Bianca nukuvuga ngo iyi sibo ifite ikihe kibazo kimbwira Disi Clement yahakoze amezi angahe DJ Brian yahakoze amezi angahe Bianca yahakoze amezi angahe ni cye kibazo nawe uri chief editor dondosha gatoye dusegonda nikomereza Bianca yarahabaye ugereranyije nabo banduvuze ariko ku makuru makeye ko niwo mbajije muri abo ngabo uvuze namenye ko hari abatengushye boss nanjye mbazi waragezeho nawe nyine bakakuganiza ariko sinakerura tabiturumburamo ariko nukuri naho nanjye namenye yabatenguye shamenya atari ibya buri wese kuzinduka bajya kwitereka yego ibyo tubicamo Bianca tumukongratulating ni nawe wa closinze showbiz sport byararangiye yaba banepo kwisha yaba ba Cedric Keza kwisha Eme n'umuyobozi kwisha yaba bakazungu kwisha ibyo byose byararangiye mbabarira ninjire mu kintu cyitwa operation ubuyobozi bukuru bwa RMC bwarakumiriye ngo zandani ngo operation pereza ijambo nyinjiremo umwanya n'uwawo mukada yego ubwo niba wiyemeje ko operation igendane n'ibimenyetso icyo nicyo RMC yadusabye ntuncemo ariko RMC irabiza urwego rwanjye ariko nawe wikwentimida wishaka kunkanga musimvuge datuma nkivamo man uzi kuri boss wanya uri inshuti uri boss uri na moderator umuntu wambwiye ngo ushize ngo warambwiye ngo uzanyongeza se narahuranyije ajaro ku kwezi wankoreye utumaje impfura kuzi kunera mbeza ari babi ariko nta nubwo mpemba nabi ndahura
nuko umuntu ashaka inyongera. Ubwo rero ntabwo ari aha nzika wamfura aho twinjira neza twinjire neza akantu ku kandi. Ndagira ngo mbanze mbabwire ngo radio ya Sam Karenzi breaking news aha nishimye wimfasha ndifasha jara ye baba we. Sam Karenzi yagize ihishurirwa afata radio ye ayita SK FM. Sam Karenzi FM nishimye yahise akoze isoni satani. Oxygen Radio ni radio yitwaga gutyo mbere yuko igurwa n'umukire akagura radio yari ifite n'umurongo wakorerwagaho na BBC arawugura biza kuba ngombwa ko Sam Karenzi awugura. Iyo niyo yari Oxygen, iya Sam Karenzi yitwa SK FM. wow Bifite ahantu bihuriye na BNB FM. yego Amazina yacu ajyaza mbere. Imana ishimwe ko Sam Karenzi wanjye hano ni kuri office agiye amazina yawe niba kanda kuri momo se niyo bazabona bayobye kuri momo ya Karenzi yanditseho SK Breveyasi urahuranya. Nishimye jara twajyaga twumva ngo BNB FM Kigali bayingana n'abagirishya, ariko namenyaga amakuru uburyo bayingana renze Jadoka. Sinabikubwiye, ntago nabikubwiye. Bayingana mu madiru mu gushakira akaryo radio kandi adahari yibereye muri showbiz yiherekereje amakipe. Bayingana ni inyamaswa ateye ubwoba, mastermind. Ndabibabwiye mu bimenye. Kastari nyina akaba umuyobozi we executor, hari kumudira ninde kasa mutwe ninde mu bimenye. Ariko iranga zibeshyo nsebe twagiye nimba Sam Karenzi yagize ihishurirwa akavuga ngo nanjye SK nabibabwiye uburyo papa kama natuma mena mbabarira. Sam Karenzi kuvuga ngo iyi radio ibe mu mazina yanjye bifite ikintu bisobanuye, bifite brand byubaka. Ngera nanyibwiriye ngo SK Sport Center ingiye kuyigendamo gahoro, hari ikindi kintu giteye ubwoba ngiye gushaka. Imana ishimwe kwa kigezeho, Imana ishimwe yuko ari kuzana berite agiye guhangana na BNB kubijyanye na siporo. Umuntu wawe ukundi yatera imbere na uri komange mukada baburetse nkwereka ikintu ngiye gukora. Karenzi ni yanyanga. Uzi impamvu atanyanga nuko nawe amena niwe wazanye operation mbere y'abafata fata nawe yagiraga atya operation Fabrizio nyine yagiye ataramenya ibya Fabrizio. Ariko Sam Karenzi impamvu atanyanga nuko nawe amena. Nimba nciye urwaye inkuru ye ndabyibuka ubwo najyaga kuri Fine FM babarire nerure kugira ngo ibintu bijye bibakiriya. Regis yasohotse muri Fine FM arambona umukada gahunda imuranga ni hejuru na hano subizi ntago yanyitiranyije. Yahise abwira Fabrizio uriya si umukada unsebya. Ubwo kandi naramufashije yarazaga kahuranya mugazamara nurabizi byabaye. Uriya si umukada ari gukora icyaha kandi ubwo ntayoboye. Fabrizio aramubwira ati cira biraruru udakinisha umukada. N'ubushize nabiciyemo nta jisho ryiza ndeba, ariko ngiye nk'umukada brand yanjye itangiye kugenda intambukaho. Kiza nzakivuga, ikibi nzakivuga. Nimba namenye ibitaragenze neza hagati ya Sam Karenzi na Regis, nimuze mukurikirana iyi nkuru mbabwira ukuri kose nakumenya. Ntago Sam Karenzi yitwaye neza kandi nawe hari igihe akebura nubwo nta mukebura ari umupapa kandi ntago turi abatagatifu. Iyo nkuru rero mumbabarire tuyigendemo neza nyimene tubwire rega baburetse gato subira inyuma. Ubwo namenyaga abayobozi cyangwa se abafatanyabikorwa ba Sam Karenzi SKFM nibwo namenyaga ko hari n'amazina atavugwa. Ayo ndabereretse mutaza gutegereza ko nyavuga nanjye sinayavuga. Urakoze cyane. Ariko iyo ni intambwe ikomeye kuba ubasha no gutiza ingabo bantu cyangwa kabashimashima bakagushyigikira. Ni intambwe ni legacy. Sam Karenzi ni umunyamakuru wa mbere mu mwaka ushize n'uyu nguyu yaraza kutubana wa mbere. Mwiyakire. Sam Karenzi radio yazanye igomba gutangira na frequency ebyiri. Ubuyobozi bukuru
cyangwa bodi yamaze kubyemeza. Frequency ya mbere ijejwe abantu bari mu majyepfo cyane cyane zahuye n'ibiki ibyo yenda nzabyinjiramo. Iya kabiri niyo nakubwiye 93 n'ibice bingahe ya hano katikati. Yego ya hano yakorerwagaho n'iri ya radio n'ibiki yari guzwe n'umukire, ibyo byo ni kwisha. Ariko akaba afite ikintu cyo kuvuga ngo umunyamakuru mwiza wa siporo muzane. Iyo ni siroga yabayingana na Castari. Niyo mpamvu rero aba bantu bakoranye. Jado Castari we yabaye n'imbonera imbere ya Samu Karenzi, yagombaga kuza nawe akitereka Imana ikamublessinga. Iyi myaka ni imyaka yo kuba woninze igitangaza makuru, ntago ari imyaka yo kuba uri kujya gukorera rubanda. None niyihe nkuru nzanye namenye ese ndayitiye umukada y'abamotari ucakira izina nyita ngo ni y'abamotari ushaka uzane n'iy'abantu bo mu isoko nyine baraho, ariko umukada iyo yiteretse ntago avuza induru. Regis ntago namenye ko amagambo na za subutu yahaye Karenzi zari zifite ibintu byihishe inyuma yazo. Ntago umuntu abyuka ngo asebye umuyobozi. Hari umuvandimwe ukomeye twaganiraga nijoro arambwira ngo Regis umuntu wa mbere babonye yubashye mu mateka ye bamwita Samu Karenzi. Ni gute mu mizo ya nyuma yamwubahutse? Ni gute yamuhaye gasopo? Ni gute yavuze ngo uri kunyangisha abareyo ubuyobozi uneza bakanyabugabo? Kumbi hari impamvu ikomeye namenye. Inkuru irakomeye jara. Erega Fabrizo ni yanyanga nawe amenye inkuru mbi akayahuranya akayimena. Baba we sha Karenzi nanyange we ntanyanga nababa ntacyo bimaze. Ariko ndahanga ngo mene ndahanga n'ukuri nk'umukada w'abanyarwanda n'umukada se wa Samu Karenzi cyageze ahereza ubuyobozi abantu bo muri ngiye namenya abantu bita ba Saidi, namenya bitwa ba Brigitte bari mu Bubirigi, namenya bitwa ba Eto, yaba umubano yaba support yaba iki. Aba bakanyabugabo yateje Regis n'abantu ba Karenzi n'abantu bavuga ngo twanakanda ariko tukagushyigikira. Tuzi kuri umureyo wacu ukagenda ukitereka. Navuguruje ibintu byazanagamo Muvunyi na Batadeyo nabande na ba Prosper n'abagacinya, ndabivuguruza kuri radio ya Samu Karenzi. Umva inkuru babaje rero yanzanye uyu munsi. Samu Karenzi ntago yabaniye Regis, ntago yamubaniye. Banza ubyumva yaramubereye umukoresha. Oya mbabarira. Regis yaramwubahaga. Regis agatomboka. Regis ejo bundi yahamagaye bari kararandagaza. Regis uyu nguyu yasigariye ku izina rya Marakana. Nimba ishaka ndavuga umuyobozi mukuru wa Marakana. Uyu yahoze akorana na Regis. Oya makuru se sinyafite. Umva kandi none se ngenje kuvuza induru. Ndagira ngo mbabwire uburyo Marakana yari ya Regis kuva kera agenda niryo zina abanza Merezi ya kabiri ubu yagiye Merezi ya mbere. Mbabwire idoni nshaka mene shano kwisangamo fantasy. Aba bose ndabakunda n'imbonera imbere yanjye, ariko Regis yaratengushywe. Reka mene kankwereke muri telefone yanjye kwanza, kamene nkwereke uburyo niko bimera umuntu iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Kambikwereka ahangaha, kambikwereke nababaye ndi gutohoza nibwo namenye n'ibyabari Karina nabo ba Emile bari he ni Kentucky ni Ohio n'abakire. Natwe tubwira uburyo Regis yatengushywe. Reka ninjire. Fata telefone yanjye uri kubona nde? Telefone ndayibona. Describing ndabona kandi ubicishe mu nkuru. Uri kubona nde? Uyu mugabo se mwereka abantu. Uramubereka banza umbwire wowe dusangiza ibintu uri kubona. Uyu mugabo muri kubureba muri screen y'umukada. Yego. Ni umugabo mbona. Oya nuwandagaza si telefone yanjye. Insa nabi. Zabaze Melody yona kikiye akujana. Urashyiramo iyo foto yishyire mu yawe uyibere. Ajara mbabarira mene. Babwira ibintu ndabona mu mugabo yego wambaye ishati ya Rayon. Yego mupira wa Rayon. Yego yambaye n'amacen. Aho niho ncakugaru yambaye ibirombe. Breaking news. Bamwita Bazil uyu nguyu yashatse no kuyobora Rayon. Mu bihe bishize bari kubavugira bari gukora urutonde rw'abantu bagomba kuza muri Rayon. Abitwa bande kwa Bruce Melody bagaragayemo bamwita ngo ikize.
bamwita ngo iki wa Melody ugendana na Reyo data Musuhuzi. yego hagaragaramo urutonde rw'abantu abantu benshi. Mwari muzi ko Bazili yamenyekanye mu maso ya Samu Karenzi amweretswe na Muramira Regis yipanga kuri Reyo, mutekereza ko biva ahantu hatazwi, ntaho biva. Aya makuru nayamenye. Regis yagize uruhare rwo gufata umukire witwa Bazili amuhuza na Samu Karenzi nk'umuntu wari umureyo w'umukire w'umutajiri. Ndabona ari kapo kabisa, arazwi jara. Abantu batangiye kumwibuka Bazili w'ibishenete, bavugaga atarazana miliyoni 600 itazimena hariya agitorwa ko kanya. Basadate bose baramwemera, tukaba tutaramenyana na Bazili akemera. Twebwe sinkeneye abandobinga ndase ni nimero iyi awarankunda. Bazili Samu Karenzi yamumenye kubera Regis. Iyi nkuru iraremereye. Regis aranyangira ikizi. Birangije Bazili yemerera Samu Karenzi kumusapotinga, akamufasha muri rekritoma za radio ye. Baricara barumvikana, birarangira bumvikana miliyoni 40. Izo miliyoni uri kuzumva MTN yaziguha, Foruza yaziguha, oya situbizi, ariko Sofa nta muntu iraziha. Niyo mpamvu nice arayizitanga wabivuze. Tekino yaziguha, none se nyine nje ndi kuvuga Sofa ejo yazitanga, ariko Sofa n'abantu dufite barazihabwa. Ariko 40 hari umuhanzi wazisinye ariko mu byiciro uhita ubicamo neza. Hari amafaranga azira rimwe no mu ifoto. Yego jara. Barangije barumvikana, aravuga ngo ngiye mfite ama business ateye ubwoba, uranyamamaza at the same time ndi umureyo nawe uri umureyo, tugushyigikire. Ni gute tutakumvikana amafaranga ngayaguha ukarekrita berite ba mbere? Samu Karenzi ni umukire, yakoze kuva kera, yayoboye ahantu hose, yabaga ari umuyobozi, ariko nta muntu wigira. Iyo bavuze teamwork matters baba bavuze ngo iki? Abagabo bashyira hamwe, together we can. Birashoboka dukize hamwe. Bazili w'umureyo nza kumenya amakuru y'ukuntu yaje gushyira hamwe na Samu, bashyira amasezerano h'umukono, bumvikana miliyoni 40 gufatikanya kaza brandinga company ze zose. Arangije aramubwira ngo ngiye kubanza nziture 20 urekirita umuhisi n'umugenzi. Ibikoresho radira henda, hari ugushaka umunara, hari ugushaka ibyo bikoresho. Ibikoresho bya radio ya Samu Karenzi byaguriwe muri Amerika biteye ubwoba. Sasa nzamena ba Saidi biteye ubwoba. Baheme n'abayobozi akunda Reyo, aba n'abayobozi kwa Samu Karenzi baravuga ngo ngenge kuba ngwaye 20 urekirite, izindi 20 nzaziguha nyuma. Ariho hano naje nda breakinga naramenye iyo nkuru ngo Muramira kimenya ko atakijyanye na Samu Karenzi, yaje aramena atanga gasopa arihaniza. Kumbi simenya ahantu biva yuko ushoye mu bantu bagiye kurekiritwa hari kapo Bazili. Inshuti ya Muramira. Bazili aranyangira iki? Oya si inshuti ya Muramira. Muramira niwe watumye. Hari ukuba muri inshuti ari kuri inshuti nuriye. Ngende inshuti nawe ari kuri n'inshuti na Pizo. Hari ukuba ari nge wakweretse Pizo bwa mbere. Icyo kintu nicyo Regis yakoze. Atenguwa nuko ako kayabo atakadondosheho. Karenzi nanyange ndi kumena nawe hari igihaza agahita ashwanyaguza. Imana ishimwe ko agiye gukora radio iri ku rwego rw'abamubanjirije cyabarora umodobe. Imana ishimwe ko abantu dukunda bagenda bitereka. Ejo natwe tuzablessingwa, ariko Regis ntago yavuze for nothing. Mubanze mumenye icyo kintu kuko ndanka umukada ngo mbaye suivi. Ntago Regis yaje ngo yubahuke Samu kandi asanzwa mukunda, kugeza ubwo kontra ya Samu yayicikirije agomba kurangira mu kwa kabiri yisoza mu kwa mbere. Breaking news mukadi. Itariki ya mbere z'ukwa mbere ntangire ninjire mu bayobozi bazaza gutara radio ya Samu Karenzi. Ya mbere z'ukwa mbere z'ukwa kabiri. Tubinjiremo nabo tubanyuremo. Bakomeye ahangano no hagiye
tugiye kubona siporo iri ku rundi rwego bitandukanye na showbiz twa proche kare ya radio nigendana na showbiz n'izindi zigendana na showbiz nibigende neza abantu nibarambe ariko Karenzi azana umwihariko azanye umwimerere bya bindi BND bivuga ngo igitego ngo turi number 1 mu igitego oya nkumbuye igitego umutipe cyane se we na bisoso wanjye ko kubu bari gukandaho ngo ari kugira yego bari kwemusinga yego mu makwe mu bukwe ntabwo Regis yapfuye kuza ngo yandagaze Samu yaramwubahaga abakoranye na Regis bazi ko nta muntu ajya yubaha ahangaha Regis ni umuntu w'umunyabusiness ugomba kwidemarika nibiba ngombwa nzavuga ibyamarakana nuko bambwiye ngo si ngombwa kandi koko si ngombwa ariko nashaka kubeshya nka Rikari nzahita nzamuvuguruze Emile ndamuzi namumenye ariko Samu Karenzi nawe niyabaniye kandi umuntu umukina nanze ikintu yarazi kwena nundi azaryaho ntiyarya akavuga ati nawe genda ube directeur hariya nakubonye ni woroshye nawe uzuvunira mu mavi kugukumira biragoye ariko se Samu Karenzi we ni Taifa niyamenaga abapampe Samu Karenzi akikora tonse pampe ba Taifa mena kandi Taifa nawe yubaha Karenzi turamukunda ari igikundiro Karenzi yavukanye nzakita ngo iki cyo mu Bagalatiya cyane icyo mu Bakorini nose agahungu uzabyara ubuheta uzabwita SK oya naba mbikize ku rundi rwego mu gihe meni yibizi wanya atarita umwana we wa gatatu SK ari umuvuzanduru bamwirukanka inyuma nabarikari nanjye ni umuvuzanduru wa Samu nukurinda mukunda mana baba nabagabo nyabagabo bubatse bagenda bagakomangana ari birogaragara support kaza binjira mu byumba by'ibanga aza akadukina mind game akamena muri aperi tukabikunda akamena muri reyo tukabikunda ntago bibaho abandi baba bafite izo bishanditsemo kuvuga ngo ngiye cyo numvise yego Regis yababajwe nuko yamuhuje n'umukire ariko umutahe waza akaberereka rwego rwa character yawe ndayizi wankura umukati mu kanwa Karenzi aritonda nawe akunda abantu bitonda ariko se ko yahuranyije she yuko yomboka ngo batari Regis yagonzwe na conduit kwa kundi ugira ijana ku ijana kuri birote ukaba wujuje ariko akubwira ati sibira arakubwira ati ndejuje nako ari ibintu kera ukaba umva nyine ari ibintu kera byabaga ku ishuri ukaba rwose uri umuhanga uruzuza upfuka ariko ewana nawe udafatika bakaguha icyitwa ngo promi ayeri urimutse ariko ahandi hantu tutazi ibitego bimarira muri Bogota ariko mu ishuri uza kuwa gatanu hari tize gusa uwo ntavuze wicaho ntareba Yesu yabihaye umugisha mfura Premier wakiriye inka zingahe oya kuba navuka nize ku bigo bibiri high school ni kimwe na uni ubwo surumva narandagaye ari bibiri primary ni handi uhita wahuranya hejuru mu sidakise aha ubwo icyo nacyumvise neza cyane kandi tudakomerekeje wibuka ko Fabrice ari uwanjye ariko mbabwira ngo muri za continuité z'inkuru ntago Regis yapfuye gutomboka cyo kintu nacyumvise hari nibindi mbereretse byazama bitwa ngo ba Brigitte bitwa ba Saidi abitwa ba Eto ibyo si ngombwa tumenye ibyo tuvuga nibyo tutavuga cyo numvise cyo ndacyumvise kandi abagabo nicyo bapfa yego iyo badapfuye icyo bapfa cyakindi ubereka ariko Bazili w'umuherwe baze kumusobanukirwa yego ndamubona kabisa Bazili tumuhe shout out twinjire mu cyiciro cya kabiri ndi kuribwa twambuke rero tujye mu kindi cyiciro dusobanure neza uze no gusoreza ku bijyanye n'abakinnyi yego watubwiye yego bose ku murongo unatubwire hari ukuntu wambwiye ngo ahantanga afite company yego nabyo byantunguye ku managing abakinnyi reka mbanze mere ku rutonde rw'abakinnyi bari muri company ya Anta Bugingo Hakimu arazwi muri Reyo
Nsabimana Aimable narabivuze n'ubushize ko yamugumuye ubu none Aimable batangiye kumubwira ngo abakire baje za foroza zamanutse n'ibiki aragaruka kumbire yo ntimushaka kanze mbabwira abakinnyi bagiye kuza muri bazo tubwira abo ngabo yego Azizi Basane Iraguha Haji hari Riodo Banega noneho ugiye guturuka muri Big Bullet mana yanjye Anta yamaze kuhabwa akaboko muri Reyo uzana bayobowe na Petit Messi nabivuze muri intro Asane agiye guturuka muri Cameroon uyu ni umuhanga agiye kurekura hagati mu kibuga kandi nimba nabamuhire Keve bari guhabwa miliyoni zirenga 100 kujya basohoke muri Reyo hagombaga kuza ba Raymond bazanywe na Robertinho ariko abagande bagiye kuza mu Rwanda nyuma yuko APR yigeze kugura Nigeria yigura Nigeria APR iguragana none APR ejo bundi yaguze mu Bugande bihanyanswa na Reyo yasubiye mu Bugande imbiri ubushize aribwo nakubwiraga ba Fadi Bayo ariko uyu yari muri Republika ya Czech ariko biragoye na Yanga yamushakaga namaze kumenya amakuru ko yageze mu Rwanda kandi Reyo yo igira n'ubuhanga bwo kunimanipira abakinnyi bakaza bakaba bakora igeragezwa APR ubuyazana umukinnyi ngo geragezwa itabanje kumusinyisha ariko Reyo si wamenye ukuntu bamanipira bagahita baza ngo bakajya mu igeragezwa n'ubu hari abakinnyi barenga 3 bari mu Nzove n'ejo nabonaga byashyushye ariko yaba ba Joseph Saki ukinira Muhazi yaba ba Hussein Serafe nawe ukinira Amagaju aba nabo biteguye nka backup muri Reyo yagizana ba Bugingo bakitwara neza ari abanyarwanda ntabwo ari agashya muri Reyo ntabwo ari agashya nyemera rero twijandika nyamukuru ariwe witwa Niyigena Clement kuntu nawe bashaka kumukura muri iyi APR akerekeza ikipe ya mbere yamubidinze ni ikipe yaguze Maripangu umukinnyi wo muri Gasogi Sudani ye nabo batangiye kumugereka arenga miliyoni 120 bakavuga ngo ese uyu mushara 3500 tugwaye 5 wabyemera APR iravuga ngo tugukorera iki basusoza uyu mwaka kodio yawe na Riyuswa erego uyu nguyu Clement niwe Saliba wo mu Rwanda ntako se burani Saliba ntako sakora Saliba regare yari yashaguse ni Gabriel Magarese huburi Clement ni hu hakuzi ko suwane kuri match ya Reyo na APR yari na penalty yakoze arubitira agahuhamo yari yayikaravye uko rero Bright Anukani bidahindutse ni ushobora kuza akaba yasimbura Muhire Keve aradondosha mu kibuga hagati kandi yakiniraga KCCA kandi Robertinho afite kone oya Muhire Keve arakunzwe ibi ni ibindi twe tumena amakuru atarasoka ibindi bazadesida soke cyane hasoke ariko tubabwira ibihari mumenye umukinnyi witwa Bright Anukani guturuka muri KCCA akina hagati ateye ubwoba kandi Muhire Keve nawe aramwubaha reka nambuke kuri Nyamukandagira ubwo APR yavaga gukina n'Amagaju hari ibyabaye bitagenze neza byisangamo izina Ramadhani uramuzi Ramadhani kina hagati mu kibuga hagati muri APR niyibizi binisangamo niyo mugabo Claude amakuru ansumira nuko hari uduhano twa bukeya batamiye ariko ubwo ntahuranyije ikipe tumenya uburyo tuyigendamo kandi ibyo bintu byisangamo n'abafana ubwo bivuze duhano hano turatwumva duhano nyine duke twumva murabizi ko ari abakinnyi basezerewe hari abandi bagomba kujya muri Marine ariko hari nabo babiri ikindi Richmond Ramte na Dauda nyuma yuko bari gutekerezwaho yuko ari nibihanyanswa byaza mu kibuga hagati umuntu urajya ukora ikosa muri APR bamubwira ngo berereka ubu none APR nayo uburyo mwayikojeje isoni gasoza faza ritari ya mbere twarabibonye urwego rwa APR rurazwe hano mu Rwanda club yiki Giant Koreya yakaniera Reyo yakaniye ni nka Liverpool ukuntu yakaniye izarangira bisobanutse izarangira ko none handitseho Man City twakiyahura umva ko none abantu batajya mu migozi nawe wakiyahura basi Pepe Guardiola twari igikombe muri divorce ko ye baba we yararize yarihanago yarabaye rwirungu twakiyica nago byakwemerwa
ntago byakwemerwa. Ni byinshi rero siporo nari nyikumbuye, kandi na Lorenzo nawe hari blessing buriya ntashatse kwerura agomba kwakira kuri Radio Rwanda. Sinari nzi ko hari ikintu kinini bamubonamo compared n'ukuntu tuba twumva ko nimero nka kabiri nyuma ya kwizigirana Axel yaba Rugaju. Nge natunguwe, ni byinshi tuba tuzi ariko yenda tutavuga. Bizagenda neza, siporo nari nyikumbuye Jalas wanjye. Ariko na Fabrizio tuvuga ngo tumushyigikire kabisa kuri SKFM. BNB niyo radio ya mbere ifite studio ya mbere nziza hano mu gihugu mu maradi. Ngavuga nimero yindi ni Royo ndebeye sha nanjye ndumwemera hato kandi si wanjye se yababaye umweru wera de nk'uware yari bwami umweru wera de mfura y'u Rwanda uri kwahuranye kuri shampura disi se yanjye disi nayo ni terebe ngayo nguko rero ko nta nimwe nkorera nge ndavuga barakwaporosha ukavuga ngo nge ni ikinyamakuru muganire na Jaras Official nzaza nyihetse ku mugongo ngo iraduhetse ku mugongo ryabyo tuboko twibumoso shano twiburyo ngo iraduhetse ku mugongo iraduhetse se ukaza uhetse Official ije mu kindi gitangazamakuru. Karenzi nta muntu usamukorera uzaza na YouTube channel ibi bya Eme yari afite ngo Eme niyibizimpaya arayifunga rekereta mabaye muhaye nziza ariko se ameze neza yashinze akabari bamuteza imbere waragasebeje ariko sinzakwemera oya nakugasebye abantu muri mu gatenga mujye gutamirira kwa Eme kandi iyo bigeze mu masaha akuze Kizungerezi afite Jonis ituruka ahantu afite Kizungerezi muri comptoir bafunga amatara y'umweru bakatsa y'ubururu ntumenye ibintu biri kunyuranamo. Eme yarantunguye kamwita Marina wamenye n'amazina yese uziko nawe wagiye kunywerayo ndadondosha ntago najya oya se narinzi karagashya nazanye ka Marina Debora nawe yakoresheje sajari bariya bose nawe yakoresheje bariya bose buri harahandi hantu wabavuye yego mwirebero ngo bacuritse ubare nyagura nyiri ya company se yarayifitiye niho mwahuriye wabacuritse ubare nugucunga nanuza nari kare yajyaga zagashaka kwiba abaseriveri bo kwa Muramira yaramwiyamye aravuga ati ndongere nkubone uje kurya amapirawo ujya kwa mama yakayaguye narasetse Regis nadiri naye nagiye kwisurira fayini aravuga turasomwo sebya kandi shano kuri ndumukada bizazabamena ariko ntago namenye inkuru ku bantu nk'umukada ngo sinze ntanga umucyo Regis angana we yari yaripanze bigenze nabe nk'umuntu agira reaction ariko Samu ni umusiniya tugomeze tumwubahe tumushyigikire. Radio yigiye guca igikuba nimba yarekrise kuri RBA ntago Jado Castar yarekrise kuri RBA yareke kuyondeza Maurice Redaptos yashinze YouTube ese waruzi cyamutambutsaho kuri RBA harya narakikubwiye ngo nuruyama ariko Philipita bavuga ati akambere n'aka kabiri n'aka gatatu abonye bamumereye nabe Philipita aturi kugumura hari na indirimbo aturasohora indirimbo wowe irwanya tunywerese ngo ni gufatanya na Ministre Sabe ngo dushyiraho ngo umubare ntarengwa yisobanuye amashoti ngo yazanye n'umuhanzi witwa Rama ngo naringa atangaye ko umudayimoni apfuye ugasinyisha umuntu sha Emirene nta juru ryajyuza idazinjira shebujawe wamuhembaga arenze miliyoni ati nayingize ngo dayimoni arapfuye wasinyishije umuhanzi haba we Philipita arasetse aravuga ati dufasha benshi ari nibyo yafashije social murana atazamugubanura Philipita ya manager arafasha man ase nagaruka mana vuga abahanzi yeretse Emirene none amite nsoka mu nkuru niyo Bosco urakoze naringe guhita nkushyuhana ukajya mpindutso rwirungu iyo Shajara ufite ukuna abashobuja bawe uberereka Philipita yazanye niyo Bosco arabanza aravuga ngo Emire ushoye kuganiriza abantu bari muri iyi myaka banza umuganiriza mufasha shyigikira nanjye nkuri hafi sha Emirene ni numva sebya Philipita nka kuri asebya The Ben oya ariko se musebye nzajya kumubwira ko The Ben agiye mu gihugu cy'isezerano agiye kubyara mu Nyamerika
sezerera se. mukada reka tugarukiriza ko ndi kumva Dani yambaye karuvati z'abahamya narinzi ku bundi narinzi ntiwataye sidini ntabwo nataye na Robin abari mu majezi ya za Masiti na Robin mwese mwataye inzu ya temwe doje inzu y'ubwami ase ni ubwami bwa Katari urumva Katari irenze kurusha ja muri iyi si twe tugende bwe muhagume uzagenda njyewe sinzirimba karibu nyine nyihawe ariko bampaye karibu nakinjira icyambabaje ni ukuntu ngo muzarya imyembe n'imineke gusa n'imineke mwiryamiye ku ndogo ni ndogo icyo kintu ntemeye reka dusoreze aho ngaho kuko ndi kumva utagiye muzongeremo agatungo nahaguma twaguma inyamaswa zo ntabwo zizaba hiteka ngo nta muntu uzazikoraho ngo gucegeta ngo ntibizaba bikemewe imbugita kure sha iyo si yanyu asiriya myembe hazahagaragara na za tuwarete muzamujya cyangwa hari ibizahagarikwa wese ujya mu ijuru ntabwo uzajya wiherera byaterwa n'ibyo natamiye tunyandagaza unteza abakozi ba Yesu ndagira ngo mbabwire ko nzagaruka muri gospel mirita mbabwira abakozi b'Imana bagiye kuva mu gihugu iyo nkuru ndayifitira kundyarya tajara kugira ngo iyo umuhanzi mu gihugu asohotse muri sekira tukabona Melody aragiye Kenisol tukabona ba Debeni no muri gospel yo tubona muvoma zigenda zigaruka tuba ducuruza ni ibintu byiza ni blessing kandi bibyimbye umufuka uzangarure muri gospel soreja mugende murebe indirimbo ya Juno Kizigenza Shenge yitwa Shenge murebe indirimbo ya Kenisol yitwa Fenomeno ikunze Fenomeno Kazim murebe indirimbo y'umwana wa Jaras Mugisha yitwa ngo iki izo yasubiragamo za element na the TikTok movement ziwe uko teno kose ariko Sherry Silver akuhaye nka 3,000,000 ni wampumuha ariko waretse nka gukora campaign yo kwa Sherry Silver bakagwa nk'eshatu famille ye bakayiha nk'eshanu akajyara akajya nyorosha noneho gafite igikundiro kavukanye cyetse bumvisha imizigo ntihahita yatanga yiruka mademo nzavuga uwayanditse uriya mwana se azi ibihekane ntakire muri primaire uriya yakiyandikira yabiririmbye nabi nzavuga uwazanditse nawe ariko uruhare rwawe rurazwi ese wakinnye indirimbo wandikiye Kamba ukanayiririmba sha oya uzacaka ugahigwa muri showbiz nibo bagendana n'izi gahunda ubu Karenzi na ba Regis na ba Kazungu ugiye gutuma barajya mu gusari ngenda arayiririmba dusezere bara dusezere nitugaruka muri showbiz uzabumvisha indirimbo wahimbiye Kamba wawe imfura ndetse n'ijwi ryawe urabisezeranyije ariko bazajya bumva ndi umuhanzi umeze nka Dani uri za ndirimbo za Dani iyo maze kuba ko gati nuko ndabyemeye kandi ndabisezeranye niyo umaze gushyingirwa umenya uvuga ati nuko ndabyemeye cya uriya we ngo yibanguriye ku idini karuvati yambaye ndayerekana uyivange mu kantu noneho hariya kuri reception ya hoteli oya kuri reception ya hoteli dukoreraho sizwi se oya urahuranyije umuntu ukoraho ngo ari kudetingana ngo namwenyewe Rastafaradani numiwe oya na manager yarabimenye aravuga ati aka kanya ugeze mu bana inzobe n'igikara nijoro n'amanywa nijuru n'isi barareshya nicyo kintu Imana yabablessinzeho ngenda kipfumba santire muzahaga imiriro yayo nimuyihaga nzahita mbamariye mukadurakoze urakoze frere